nka Danieli. Itegeko umwami wawe ntumwihakane, utinyuka mugenzi ba nka Danieli. Itegeko umwami wawe ntumwihakane. Ubu intwari ya Yesu ni ukuri kwe. Bakubare no mu mutwe wa Danieli, utinyuka mugenzi ba nka Danieli. Itegeko umwami wawe ntumwihakane. Haleluya, tinyuka mugenzi ba nka Danieli. Itegeko umwami wawe ntumwihakane. Bene data ndabaramukije mu izina rya Yesu, muri kumwe nanjye Jean Claude Karinijabo, turimo kuganira ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi turi muri minisiteri yitwa Tegura umugeni wa Kristo. Mbahaye ikaze rero muri ibi biganiro tugiye kugirana, twiga igitabo cy'ubuhanuzi cy'umuhanuzi Daniyeli. Muri ibi bihe bya nyuma dukunze kumva inyigisho zitandukanye ku buhanuzi bwerekeza ku bihe turimo, kubera ko cyane cyane noneho muri kamere muntu dukunze kugira amatsiko yo kumenya ibihishwe, ariko cyane cyane kumenya uko ejo hacu hazaba hameze. Ayo matsiko atuma abantu bitabira kujya kureba abahanuzi. Ibyo rero byatumye na Satani yuririra kuri ubwo bwoba bw'ejo hazaza bwasakaye mu bantu, maze ahagurutsa abahanuzi benshi b'ibinyoma, bifata imitima ya benshi kubera kubahanurira ibyo amatwi yabo yifuza kumva, ndetse bakanabacuza n'utwabo, maze ibyo babahanuriye bitasohora kubera ko bari abahanuzi b'ibinyoma nyine. Ba bandi baje gusaba ubuhanuzi, baje bibwira ko ari kubaza umukozi w'Imana, bakaba aribo batwamwa, bakababwira ko ibyo bahanuriye bitasohoye kubera ko bafite ukwizera guke. Muri ibihe bya nyuma rero turasaba Uwiteka ngo atubashishe kwita ku magambo y'ubuhanuzi akubiye mu ijambo rye, cyane cyane kubireba n'uko tugomba kwitwara muri iyi minsi. Ibimenyetso byose bigaragaza ko hasigaye igihe gito, noneho umwami wacu akagaruka aje gukuraho ubutware bwo muri iyi si, aje kuvanaho ibizira byose muri iyi si, akima ingoma ye ubuziraherezo. Muri ibi bihe ariko kandi tujye dukomeza kuzirikana ibyo umwami wacu Yesu Kristo yatubwiye ubwo yahuguraga abigishwa be ku musozi, ibyo bise sermon sur la montagne cyangwa se ngo sermon on the mount. Dusanga mu gitabo cya Matayo, mu butumwa bwiza bwa Matayo, ibice 6 umurongo wa 31, ahatubwira ngo ntimukabunze imitima bamwibaza muti tuzarya iki, muti tuzanywa iki, cyangwa muti tuzambara iki, kuko ibyo byose abanyamahanga batazi Imana nabyo barabiharanira, nyamara so uri mu ijuru azi ko mubikeneye uko bingana. Ahubwo rero mbere ya byose mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, bityo n'ibindi byose nabyo muzabihabwa. Igitabo cya Daniyeli nicyo kiza imbere y'ibindi bitabo byose byo mu isezerano rya kera mu kutubwira uko bizaba bimeze mu bihe by'imperuka, ari nabyo ubu ngubu turimo kwinjiramo. Noneho rero turimo kwinjira mu bwami bw'Imana bubonekera amaso, nk'uko Yesu Kristo yabuduhanuriye. Ubwami bw'Imana Yesu Kristo nibwo aje gutangiza, ubwo yazaga bwa mbere abukira i Betelehemu agakurira i Nazareti. Nibwo bwami yaje yifuza gutangiza.
ariko abakuru b'idini ry'abayuda ntabwo babikunze, ntibabishimye kubera ko bamugiriraga ishyari, noneho bahitamo kugandisha rubanda rw'abayuda, rubanda rwa giseseka rutari rusobanukiwe n'ibyanditse, nyamara abo bari babisobanukiwe, abo bafarisayo n'abasadukayo, aho kubibasobanurira babangisha umwami wabo wari ubaziye mbere na mbere, kuko Yesu Kristo yaje mbere na mbere aziye abayuda mbere, noneho twebwe abanyamahanga tukaboneraho. Yesu Kristo rero icyo gihe yabwo yazaga bwa mbere yaba yasubitse kwima ingoma ya se hano ku isi, kugira ngo mu bihe by'imyaka isaga ibihumbi bibiri birangiye agiye, natwe abanyamahanga tubonereho uburyo, tubonereho amahirwe yo kwinjizwamo twumva inkuru nziza, noneho twakira ubwami bw'Imana ku buntu tubiheshejwe no kwizera. Twahisemo rero gutangira inyigisho zo gutegura umugeni wa Kristo muri minisiteri yacu yitwa Tegura Umugeni wa Kristo. Twahisemo gutangiza inyigisho duhereye ku gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, ariko tuzakomereza no ku bindi bitabo, cyane cyane igitabo cy'ibyahishuwe, ubutumwa bwiza bwa Matayo, kandi uko Uwiteka azatubashisha tuzakomeza hamwe n'ibindi bitabo by'abahanuzi, cyane cyane umuhanuzi Yesaya, umuhanuzi Ezekiyeli na Zakariya, kuko ibyo bitabo byose uko mbivuze, buri kimwe cyose gifite umwihariko mu kuvuga uko ku minsi ibanziriza kugaruka k'umwami wacu, ndetse bimwe muri ibyo bitabo bikatuburira uko bizaba bimeze mu bwami bwa Yesu Kristo, bwa bwami buzamara imyaka 1000 hano ku isi, ubwo azaba amaze kunesha Satani no kumuboha. Muri ibi bitabo byose rero mvuze, umwanya w'imbere igitabo cy'ibyahishuwe gifite mu isezerano rishya, mu kuvuga uko bizamera mu minsi y'imperuka, niwo mwanya w'imbere, niwo mwanya wihariye igitabo cya Daniyeli gifite, kuza mbere y'ibindi bitabo byose mu isezerano rya kera. Koko rero nta kindi gitabo cyo mu isezerano rya kera kivuga ku midugararo n'amakuba bizabanziriza kugaruka kwa Kristo, kandi kikabivuga mu buryo burambuye kandi buherekejwe n'ibimenyetso ntangamugabo, nk'uko tubisanga kandi tuzabisanga muri iki gitabo cya Daniyeli. Mu by'ukuri rero tudafite igitabo cya Daniyeli ntibishoboka ko dusobanukirwa ubuhanuzi busigaye bwa Bibiliya. Ushatse gusobanukirwa ubuhanuzi busigaye bwa Bibiliya, icyitwa ubuhanuzi cyose kiri muri Bibiliya ku byerekeye iminsi ya nyuma, ugomba kubanza ukumva ibyo umuhanuzi Daniyeli yavuze. Cyane cyane rero ku byerekeye gahunda y'Imana mu bihe by'imperuka, bikaba bishatse kuvuga ko gusobanukirwa neza ubuhanuzi bwose buvuga ku bihe by'imperuka bishingiye ku gusobanukirwa neza igitabo cya Daniyeli. Mu gice cya mbere cy'iki gitabo harimo ubutumwa bukomeye, cyane cyane kuri twebwe abizera Kristo nk'umwami n'umukiza wacu, umukiza w'ubugingo bwacu. Harimo ubutumwa bukomeye bwerekeye ko tugomba kubaho nk'abimukira muri iyi si ya none. Mu bihe byashize habayeho ibihe hano mu isi, haba mu bihugu twakomotsemo byo muri Afurika, haba n'inaha ndetse mu bihugu by'amahanga, aho kwitwa umukristo byahabwaga agaciro, ndetse n'abapagani ugasanga bubaha umuntu uvuga ko atinya Imana. Bamwe nta nubwo twibuka ko iwacu, cyane cyane nko mu Rwanda, indamukanyo yari yarasakaye igira ngo Yezu akuzwe, abantu ndetse n'abapagani ugasanga bararamukanya babivuga gutyo, iyo ndamukanyo bakayigira iyabo n'uwo Yezu batamwemera. Ariko muri ibi bihe bya nyuma, umuco wo kutagira kirazira no kudatinya Imana uragenda urushaho guhabwa intebe, kugeza n'ubwo kwitwa umukristo bisigaye byitiranwa no kwishushanya. Ibikorwa byo mu isi ugasanga bituye mu rusengero, abadatinya Imana nabo bakabyuriraho bagakoresha ya magambo y'abarokore bagira ngo babanyege. Ugasanga umuntu utazi n'aho umuryango w'urusengero uri, umuntu utajya asenga, ariko arakoresha amagambo y'abarokore iyo aba afite umugambi w'ikintu runaka, ati ubu ngubu ngiye kujya ku mavi, kubera ko abyumvanye abarokore nawe bitwara nkawe. Hariho n'uwo nigeze kumva avuga ati ngewe ati nagiye
kuburana na naka ati ngeraho nuzura umwuka, ndetse agaterana za haleluya nyinshi, ariko harimo kwigana, harimo no kwisekera abarokore kubera ko nta mbuto zigaragara baba barigeze babavomaho. Muri iki gice cya mbere rero nk'uko nabivuze, turasobanukirwa ukuntu guhesha Uwiteka icyubahiro muri ibi bihe tubayeho nk'abanyagano muri iyi si ari ibintu by'ibanze mu kuzamura twebwe ubwacu abakristo, kutuzamura mu ntera mu buryo bw'umwuka, kandi imyitwarire ya Daniyeli na bagenzi be izatubera urugero, nk'uko bitwaye i Babuloni mu gihugu cy'ubunyagano ari ingaruzwamuheto, natwe tukibuka ko turi mu bihugu kitari icyacu, ko turi abagenzi. Iyo niyo nkuru nyamukuru, iyo niyo mesaje nyamukuru tuzasanga muri iki gitabo cya Daniyeli cyose, guhera ku gice cya mbere kugeza ku gice cya 12 ari nabyo bigize iki gitabo. Hamwe n'ibyo rero, reka dusenge hanyuma twinjire muri iki gice cya mbere cy'umuhanuzi Daniyeli. Hanyuma rero turaza gukomeza twumva iki gice uko kimeze. ari igitare cy'Imana, reka ngugireho kubw'imbabazi zawe, kera waranenewe, none ubu hishemo umujinya w'Imana. Data uri mu ijuru, turagushima mwami wacu, twishimiye uburyo utuvugisha no mu ijambo ryawe. None ndashaka kukwegurira ubu ruhererekane rw'inyigisho ziri muri iki gitabo cya Daniyeli dutangiye uyu munsi. Mana, turakwinginze ngo ukore umurimo wawe ukomeye mu itorero ryawe, ukoresheje ijambo ryawe. Amagambo ntaba yanjye aba yawe mwami, wivugire kuko uri Imana, kandi ko ari wowe wavuze ko tugomba kuvuga ubu butumwa. Mwami, umwuka wawe wera aze abane nanjye, aze abane n'abazumvira ijambo kuri uyu murongo, maze byose bizabe ibyo guhesha icyubahiro izina ryawe. Amen. Turasoma duhereye kuri Daniyeli igice cya mbere guhera ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa 4. Mu mwaka wa gatatu Yehoyakimu umwami w'Abayuda ari ku ngoma, Nebukadineza umwami w'i Babuloni yateye i Yerusalemu arahagota. Uwiteka Imana amugabiza Yehoyakimu umwami w'Abayuda hamwe n'ibintu byo mu nzu y'Imana, abijyana mu gihugu cy'Ishinari mu rusengero rw'Imana ye, maze abishyira mu nzu y'ububiko bwayo. Nuko umwami ategeka Ashipenazi umutware w'inkone ze kuzana abana b'abasore bamwe bo mu Bayisiraheli bo mu muryango w'umwami n'ab'imfura bandi batagira inenge, ahubwo b'abanyaburanga, b'abahanga mu by'ubwenge bwose, bajijuka mu byo kumenya, b'ingenzuzi mu by'ubwenge, kandi batinyuka guhagarara mu nzu y'umwami kugira ngo abigishe ubwenge bw'Abakarudaya, ni ukuvuga ab'i Babuloni, n'ururimi rwabo. Amen. Iyo ufashe igitabo kimwe mu bitabo 66 bigize Bibiliya ugatangira kugisoma, uba umeze nk'umuntu ujya kureba filime agasanga igeze hagati, kuko asanga hariho ibyatambutse, akaba agomba kubanza kumenya no gusobanuza ibyabaye mbere y'aho bageze, nk'uko habaho n'igihe filime irangiye hanyuma ikarangira usigaje wibaza ukeneye kumenya ibyakurikiyeho. Ari nayo mpamvu abo mu isi bakora za sinema iteka bakora za suite zayo kugira ngo bamare abantu amatsiko. No kwiga igitabo kimwe cya Bibiliya rero nabyo niko bimeze. Ni nacyo kibazo dufite kuba tugiye kwiga igitabo cya Daniyeli kandi ari igitabo kiri hagati muri Bibiliya, tutazi ibitabo byakibanjirije icyo bivuga. Amateka ya Bibiliya rero ntabwo atangirana na Daniyeli kandi ntabwo arangirana nawe. Tuzavuga cyane ku bikorwa bye by'indashyikirwa mu kubaha Imana no kubaha abantu. Tuzaganira ku bami b'abapagani Daniyeli yagiye akorera, harimo umwami wo mu gihugu cy'i Babuloni n'abami b'Abamedi n'Abaperisi.
ariko rero utarigeze asomera ibindi bitabo byabanjirije igitabo cya Daniyeli, usigara wibaza uko Daniyeli yageze aho i Babuloni, bigatuma wibaza ese kuki yakwitwara kuriya nk'uko turi bubibone, ese ubundi ubwo bwoko bw'Abayuda Daniyeli akomokamo bo ni kuki Uwiteka cyangwa ijambo ry'Imana rikomeza kubugarukaho cyane. Kugira ngo tubisobanukirwe neza, reka tuvuge mu ncamake ku mateka y'umugabo witwa Aburahamu no ku nkomoko y'Abayisiraheli. Em, Aburahamu na Isaka na Yakobo, abana ba Yakobo, ni ukuvuga Yakobo niwe waje kwitwa Isirayeli, bageze ahantu bahinduka ishyanga rikomeye. Byatangiriye rero kuri Aburahamu. Aburahamu yasabwe kuva mu gihugu cye cya kavukire, igihugu cyahitwaga ngo Uri y'Abakarideya, ariho igihugu cy'uyu munsi cya Iraki. Uwiteka aramubwira ati haguruka ujyane n'umugore wawe, usige undi muryango wawe wose, ujye mu gihugu nzakwereka. Aburahamu arumvira, yumvira Imana, yumvira Uwiteka, kandi atari asanzwe amuzi, ajya muri icyo gihugu, akora urugendo rw'ibirometero birenga 3,000 ahantu mu misozi no mu butayu. Ubwo rero Aburahamu ageze aho ngaho muri icyo gihugu, inkuru ni ndende ariko yarabyaye. Umwe mu buzukuru ba Aburahamu witwaga Yakobo ari nawe waje guhindurirwa izina akitwa Isirayeli. Yakobo yaje kubyara abahungu 12, ari nabo ya miryango 12 ya Isirayeli dukunze kumva ikomokaho umwe muri abo bahungu ba Yakobo ari Isirayeli witwaga, noneho umwe muri bo wakomokagaho rero muri abo 12 witwaga Yozefu. Yozefu yaje kugurishwa na bene se kubera ishyari bari bamufitiye, agurishwa mu gihugu cya Misiri cyangwa igihugu cya Egiputa, ndetse aza kwisanga ari umukozi wo mu rugo w'umwe mu cyegera cyangwa se nk'uwari uwa kabiri ku mwami w'aho muri Egiputa. Ariko Yozefu yaje gukomera cyane, nuko aho kugira ngo yihorere kuri ba bene se bamugurishije, ahubwo yabatumyeho bamusanga mu gihugu cya Egiputa, abahungisha inzara yari yarayogoje igihugu cye cy'amavukiro cy'i Kanani, abazana aho rero mu Misiri, muri Egiputa, arabatuza ndetse arabatonesha bagubwa neza. Bibiliya itubwira ko abari bagize imiryango y'abahungu 11 ba Yakobo na Yozefu wa 12 bose hamwe bakaba ngo bari abantu 70 bagera muri icyo gihugu cya Egiputa. Batuye aho muri Egiputa igihe cy'imyaka 400, byumva baguwe neza kugeza ubwo batangiye gutotezwa, kandi ya miryango y'abantu 70 yari imaze kwiyongera muri icyo gihe cy'imyaka 400, yarahindutse nk'igihugu gifite umubare w'abantu bari hagati ya 2,000,000 na 6,000,000 muri iyo myaka 400 bari bamaze mu Misiri. Hanyuma Imana yaje guhagurutsa umuntu witwa Mose kugira ngo akure ubwo bwoko bwitiriwe izina rye muri Egiputa, kuko igihugu cyabo cyari igihugu cy'isezerano, kandi noneho Uwiteka yashakaga kubatabara kubera ko baje kugirirwa ishyari n'Abanyegiputa, barabatoteza, bakoresha imirimo y'uburetwa, babacakara. Uwiteka rero kugira ngo asubize ubwoko bwe bukomoka kuri Isirayeli rero Yakobo basubize muri gakondo yabo i Kanani, yabahaye Mose. Nuko nyuma y'imyaka nka 40 bazerera mu butayu kubera impamvu umuntu ashobora gusoma mu gitabo cyo Kuva kubera kutumvira kwabo cyane cyane, nyuma y'iyo myaka 40 binjiye mu gihugu cyari cyarasezeranijwe ba sekuruza babo Aburahamu, Isaka na Yakobo, igihugu cya Kanani. Abana ba Isirayeli rero bageze muri icyo gihugu cy'isezerano cya Kanani. Bamaze kuhagera babayeho indi myaka hafi 400 bayobowe n'abo bitaga abacamanza. Abo bari nk'abayobozi Imana yabahaga kugira ngo babayobore mu gukiranuka kose, banabafashe kurwanya abanzi babo bari barasanze mu gihugu cy'i Kanani. Nyuma rero y'ibyo bihe by'abacamanza, Uwiteka yemeye ko hajyaho abami nk'ab'ibindi bihugu byari bikikije Isirayeli icyo gihe.
abami batatu ba mbere babayeho nyuma y'abacamanza, uwa mbere yabaye Sawuli, yaje gusimburwa na Dawidi, na Dawidi nawe asimburwa n'umuhungu we witwaga Solomon. Eh, mu gihe cy'abo bami batatu rero ba mbere, imiryango ya Isirayeli yose uko ari 12 yari yunze ubumwe, igize ubwami bumwe aribwo bwitwaga ubwami bwa Isirayeli, ari igihugu kimwe kigizwe n'imiryango 12 y'abana ba Isirayeli. Ubwo rero Solomoni ari we wasimbuye Dawidi amaze gutanga, habayeho kurwanira ingoma, maze ya miryango 12 yigabanyamo ibice bibiri, yigabanyamo ubwami bubiri, hazamo ubwami bwitwaga ngo Isirayeli ari ubwo mu majyaruguru, n'ubwami bw'Abayuda bwo mu majyepfo. Akenshi nimusoma igitabo cy'abacamanza, igitabo cyo ku ngoma ya mbere, ingoma ya kabiri, cyangwa se mugasoma abami ba mbere n'abami ba kabiri, muzumva hari aho bavuga, Bibiliya itubwira ngo umwami wa Isirayeli atera umwami w'Ubuyuda. Ni umwami wa Isirayeli wateraga umwami w'Ubuyuda. Hari haraje amacakubiri mu bwami bumwe bwa Isirayeli. Hari ubwami bwa Isirayeli bwo mu majyaruguru bufite umurwa mukuru witwaga Samariya, bufite imiryango 12. Ubwami bw'amajyepfo bwitwaga Yuda, bugizwe n'imiryango ibiri, ni ukuvuga umuryango wa Yuda nyine n'umuryango wa Benjamini. Indi miryango 10 yari igize ubwami bw'amajyaruguru. Rero umuntu ashobora kubisoma akumva bitera confusion, ariko nuko byari bimeze. Ubu bwami bwo mu majyaruguru bwageze aho buca umuriro w'Uwiteka, bwigira mu bigirwamana, nibwo bwabanje, maze Uwiteka abugabiza abanzi babwo bitwaga Abasiriya cyangwa se Ashuri, maze Ashuri irabamenagura, ibanyanyagiza ku isi yose, kugeza n'uyu munsi ntawe uzi aho iyo miryango 10 iri. Abo mu majyepfo kingdom, ubwami bwa Yuda bwabanje guhanyanyaza, ariko nabwo bugwa mu cyaha cya bene se baguyemo, cya bene wabo mu majyaruguru. Uwiteka akomeza kubohereza abahanuzi bose babahanurira, mwitonde mwo gukora nk'abariya, namwe nzabagenza gutyo, ariko amaherezo ntibumva, nabo bagwa muri cya cyaha cyo kutumvira Uwiteka, aribyo turi bubone gato mu kanya. Ari nacyo cyatumye Imana iteza Nebukadineza, umwami w'i Babuloni, kugira ngo aze abatere, akabajyana nyine nk'iminyago. Uwo mwami Nebukadineza w'i Babuloni rero yabanje gutera Yerusalemu, yabateye mu byimbo bitatu. Bwa mbere yarabateye agira ngo igihugu kimuyoboke, abatera ubwa kabiri ashaka gucubya ubukana bw'abari bashatse kumwivumbagatanya. Hanyuma hashize imyaka 20 nyuma y'igitero cya mbere, Nebukadineza atera Yerusalemu ku nshuro ya gatatu, ari nayo ya nyuma, yigarurira Yerusalemu yose, umurwa wose arawusakiza, abaturage baho abatishe, abajyana ari imbohe mu gihugu cye i Babuloni. Uyu tuvuga ni Nebukadinezari, wari umwami w'i Babuloni. Niwe uvugwa ku murongo wa mbere w'igice cya mbere w'iki gitabo twasomye. Yari umwami utagira impuhwe kandi utagira indi mana yubaha uretse Imana ye, yitwaga Nebu, ari nayo yitiriwe. Ku murongo wa mbere haravuga ngo umwami Nebukadineza w'i Babuloni yateye Yerusalemu arahagota. Uwo mwaka, ku bantu bakunda iby'amateka basomye n'ibindi bitabo by'amateka bitari Bibiliya, ni umwaka wa 605 mbere yo kuvuka kwa Kristo. Bwari ubwa mbere Nebukadineza ateye Yerusalemu, ariko ntabwo bwari bwo bwa nyuma nk'uko twabivuze, kandi tuzongera tubigarukeho. Ubwa mbere Nebukadineza ateye Yerusalemu akahagota, yagira ngo nyine yicishe abatuye aho ngaho Yerusalemu inzara, kubera nyine ko yashakaga kubigarurira. Ariko icyo gitero cye cya mbere ntabwo cyatinze, byabaye ngombwa ko Nebukadineza asubika icyo gitero cye, asubira i Babuloni ikitaraganya, kugira ngo kubera ko se yari amaze gupfa, kandi ntiyifuzaga ko hagira undi umutwara uwo mwanya wo kuzasimbura se. Umurongo wa kabiri agira uti ngo Imana imugabiza Yehoyakimu umwami w'Abayuda. Uwasoma aya magambo ashobora kumva ibyo ntacyo bitwaye, kuba Babuloni yari ifite ubutaka bungana bunini cyane, navuga bujya kungana
n'ibihugu nka bitanu cyangwa bitandatu byifatanije kuba yafata ahubwo nka Isirayeli nta cyari kidasanzwe kirimo, kubera ko Nebukadineza yari umwami w'igihangange icyo gihe. Noneho Imana imubashije kwigarurira Yerusalemu, umurwa w'agaho k'Abayuda. Ariko ubutumwa buhishemo hano ngira ngo twumve bene data, twibuke ko hano haravugwamo imirwa ibiri. Umwami w'i Babuloni atera Yerusalemu, arayifata, Imana irayimugabiza, arayigarurira. Mu byanditswe byera, iteka iyo mwumvise Yerusalemu, Yerusalemu ibishushanya umurwa wera, ubuturo bw'Imana, aho abantu Imana yitoranirije, aho bagomba kuba, aho Imana yubahirwa. Ndavuga muri Bibiliya, inzu y'ubwoko bw'Imana n'ihuriro ry'abizera ni Yerusalemu. Urugero nko mu Byahishuwe hatubwira ko Yerusalemu nshya ari ubuturo bw'iteka bw'Imana n'abo yacunguye. Ku rundi ruhande, Babuloni ishushanya ubuturo bw'abanzi b'Imana. Mu Byahishuwe 18, Babuloni ivugwa ko ariyo bwami bwa Satani buzatsindwa no kugaruka kwa Yesu. Ni ukuvuga ko iyo Uwiteka aza gushaka kurinda Yerusalemu akayima ingabo za Babuloni, ingabo za Nebukadineza, ntabwo bari kubasha kuyigarurira. Kandi rero Bibiliya iduha ingero nyinshi z'ukuntu ingabo ibihumbi n'ibihumbagiza, nk'urugero ingabo za Farawo ukuntu yaziroshye mu nyanja n'amafarasi yabo n'amagare y'intambara. Itubwira ukuntu ingabo z'uwitwa Gidiyoni mu gitabo cy'Abacamanza, ingabo 300 gusa zanesheje ingabo ibihumbi za Mediyani. Kubera iki? Kubera ko ijambo ry'Imana riratubwira ngo Uwiteka yatari we urinze umudugudu, umurinzi ababera amaso ubusa. Ikindi ni uko mu isezerano Imana yari yagiranye na Isirayeli ku musozi wa Sinayi, yari yababwiye ko nibatumvira amategeko y'Uwiteka ngo bayitondere, nibumvira ibigirwamana by'abanyamahanga, Uwiteka azabagabiza abanzi babo bakabakorera. Ariko aho gukorera Uwiteka Imana yabakuye mu gihugu cya Egiputa, ibakurije imbaraga, akaboko k'imbaraga kayo, abana b'Isirayeli bagandukiye imana z'abanyamahanga barazikorera, yewe nta nubwo banameshe kamwe ngo bakorere izo mana z'abanyamahanga zonyine, ahubwo bazibangikanije n'Uwiteka Yehova, Imana ya ba sekuruza, kandi yari yarababwiye ko ari Imana ifuha, idashaka kubangikanwa n'izindi mana. Hariho indi mpamvu yatumye biba ngombwa ko Imana ihana Isirayeli. Uwiteka yari yarategetse ubwoko bwa Isirayeli ko buri mwaka umwe mu myaka 7 bagombaga guha ubutaka bwabo ikiruhuko, bagatungwa n'ibyo bahunitse. Iyo bitaga isabato y'imyaka 7. Imana yari yaravuze iti, muhe ubutaka bwa Isirayeli umwaka umwe, mutabuhinga mujye mubuhinga mu myaka 6, umwaka wa 7 muhe ubutaka, mubuhe ikiruhuko, kugira ngo bwivugurure, bwongere bube bushya. Abayisirayeli ibyo babirengaho, igihe cy'imyaka 70 bima bwa butaka isabato. Nicyo gituma Uwiteka yavuze mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ati, iki gihugu kizaba umwirare n'igitangarirwa, kandi ayo mahanga azakorera umwami w'i Babuloni imyaka 70. Aho ni Yeremiya 25 umurongo wa 11. Niyo cyatumye Uwiteka ahana ubwoko bwitiriwe izina rye, akabugabiza ingabo z'i Babuloni zikigarurira Yerusalemu n'ibyari biyirimo byose. Ku murongo wa 2 haratubwira ngo ubwo Nebukadinezari yavaga i Yerusalemu asubiye i Babuloni mu gihugu cye, yatwaye bimwe mu bikoresho byo mu nzu y'Imana, abijyana mu gihugu cye, mu rusengero rw'Imana ye. Ibikoresho by'Uwiteka bijyanwa mu rusengero rw'Imana y'abapagani. Kandi ikindi, ntabwo Nebukadineza yatwaye ibikoresho byo mu nzu y'Uwiteka byose, ahubwo ngo yafashe bimwe muri byo. Uko bimeze kose, ayo magambo arimo mesaje iteye agahinda cyane. Ntabwo tubwirwa ibikoresho Nebukadineza yavanye mu nzu y'Uwiteka. Wenda umuntu yavuga ngo harimo cya gitereko cy'amatabaza, umuntu yavuga wenda ko harimo ya masahani yariho imigati y'ibonaniro. Ntabwo tubwirwa ibyari biriho, ariko
murumva twese turumva ukuntu icyo ari cyari igitutsi gikomeye kugira ngo ibikoresho byo mu nzu y'Uwiteka bivanweyo bijyanwe mu nzu y'ikigirwamana cy'i Babuloni. Bwari nk'uburyo bw'Abanyababuloni ndetse bwo kwishongora kuri Isirayeli n'Imana yabo, bagira ngo bababwire bati dore twabanesheje, Imana yacu yanesheje Imana yanyu, Imana yacu yasakije urusengero rw'Imana yanyu, Imana yacu yasahuye n'ibikoresho byo mu rusengero rw'Imana yanyu, mbese ubwo Imana irusha izindi imbaraga ni iyihe? Ariko rero kabone n'ubwo iyo nkuru yaba yarakwiye hose muri Isirayeli icyo gihe ko imana z'i Babuloni zigabije inzu y'Imana ya Aburahamu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, Imana yubahwaga cyane kandi yatinywaga, zikayigarurira zikayisahura, ntabwo byatinze ko Nebukadineza abona ko ya Mana ari Imana ikomeye. Tuzabigarukaho no kwitangariza ahubwo ko iyo Mana ya Isirayeli ariyo Mana nyamana, tuzabibona mu bice bizakurikiraho. Hose mu gitabo cya Daniyeli dusanga hakomeza kwigaragaza ko nubwo Imana ya Isirayeli yabaretse bagasubira mu butayu, bagasubira mu bucakara i Babuloni, ariko ikiri Imana ko igishoboye ndetse ko itigeze itererana abayizera bajyanywe nk'iminyago bagakomeza kuyizera. Ndetse n'Abanyababuloni ubwabo bazageza ubwo batangarira Uwiteka bagahamya ko ari we Mana nyir'ubutware, nyir'ubushobozi, kandi ko ntawe ubasha kumukoma mu nkokora. Ikindi twavuga ni uko Nebukadineza atatwaye ubutunzi bw'ibyo bikoresho gusa byari mu rusengero, ahubwo yatwaye n'imbaraga n'abanyabwenge bo mu basore baho, arabafata abajyana mu gihugu cy'i Babuloni nk'iminyago. Kubera ko ku murongo wa 3 n'uwa 4 haravuga ngo nuko umwami ategeka Ashipenazi, umutware w'ibyegera bye, kuzana bamwe mu basore b'Isirayeli bo mu muryango w'umwami no mu miryango y'ibikomangoma, abo batagira inenge, b'abanyaburanga, b'abahanga mu by'ubwenge bwose, bajijuka mu byo kumenya, b'ingenzuzi mu by'ubwenge, kandi batinyuka guhagarara mu nzu y'umwami kugira ngo abigishe ubwenge bw'Abakaludaya n'ururimi rwabo rw'Abakaludaya nyine bw'ab'i Babuloni. Abo basore rero uko bari bane bari butubwira abari bo, babajyanye i Babuloni. Ubwo rero murumva ukuntu situwasiyo nk'iyo ngiyo yashoboraga guca intege abo bana bari abasore b'ingimbi hagati y'imyaka 14 na 17. Bijya kandi bibaho ko abantu benshi mu gihe cy'ingorane, iyo umuntu amaze kugira ahantu hayibaza akibaza niba Imana itaramuvanyeho amaboko, cyane cyane yari abana iyo bakiri batoya, cyane cyane iyo ababisha babo batizera kandi baragutoteje kugeza ubwo bakwidoga hejuru kandi bagakomeza kubaho badamaraye, basa nkaho ari ntacyo bikanga. Umuntu ashobora kugeza aho yibaza ati aho ya Mana ya ba data na ba sokuruza batubwiye, aho twe ntabwo yatwibagiwe, cyangwa se aho yaba ifite imbaraga koko nk'uko bakomeza kubitubwira. Ariko inkuru nziza dufite ni uko Daniyeli, umusore ufite gushikama mu byo yizeye, Daniyeli rero umusore utarangwa no kwiheba cyangwa gucika intege, ndetse agakomeza na bagenzi be 3 bari kumwe, yakomeje guhagarara ku Mana y'abasekuruza. Imirongo ya 5 kugeza ku wa 7 haratubwira ngo nuko umwami abategeka igaburo ry'iminsi yose rivuye ku byo kurya by'umwami n'umusabe wa vino cyangwa divayi umwami yanywagaho, kandi ngo babarere imyaka 3 nishira babone guhagarara imbere y'umwami. Muri abo bana b'Abayuda harimo Daniyeli na Hananiya na Mishayeli na Azariya. Nuko uwo mutware w'inkone abahimba Daniyeli amwita Beluteshazari, Hananiya amwita Saduraka, Mishayeli amwita Meshaki, naho Azariya amwita Abedinego. Murumva rero ko mu rwego rwo gutegura abo bana banyazwe i Buyuda kugira ngo bazafashe Nebukadineza mu mirimo inyuranye yo mu buyobozi bwe bw'igihugu cye, babanje kubakorera nk'iyozabwonko, abagenera ibyo kurya byo mu rwego rwo hejuru, ibyo kurya bimwe n'ibyo umuntu wa mbere ukomeye mu gihugu ndetse ku isi yose, ko Nebukadineza niko yari ameze. Nebukadineza yari igihanganye, niwe muntu wari ukomeye ku isi y'icyo gihe, ntawamurushaga amaboko.
ibyo kurya bye n'ibyo bagaburiye abo bana. Umuntu yakwicara akibaza ati ese buriya nko ku meza ya perezida wa Amerika, ku meza y'umwami w'Ubwongereza, cyangwa se ndetse no ku meza ya perezida wacu, haba hateguye ibyo kurya bimeze gute? Hari n'uwakwifuza no kurungurukayo kugira ngo gusa amenye uko bisa. Abo basore uko bari bane, Daniyeli, Saduraka, Meshaki na Abedenego, ntababwiye ngo muzajya mugaburirwa neza gusa, reka da, barababwiye bati amafunguro yanyu n'ibyo kunywa byanyu bya buri munsi bizajya bitegurwa hamwe n'iby'umwami ugihangange utegeka isi yose. Mbese mwibaze bya byo kurya bakubwira n'izina ryabyo, wowe ukumva utazi ibyo ari byo. Mu rwego rwo gutegura abo bana rero, babazaniye ibyo kurya. Umuntu uwo ari we wese yakwiye wabwira uti uzajya urya ibivuye ku meza yo kwa perezida, ntabwo byabura kumunezereza, ntabwo byabura kumunezereza na gato. Ntabwo yabura kuvuga ati byibuze mbe nduhutse bya byo kurya byanjye, buri wese agira ibyo kurya bimurambira, cyangwa mbe nduhutse ka kawunga ka buri munsi, mbe nduhutse ya za mvange. Ntabwo umuntu yabura kwishimira ko noneho azajya ashobora kurya imbuto uko azishaka, kunywa amata n'ibiyakomokaho, na bya bindi byose twese tujya twifuza tukavuga tuti wampa nibura nkajya mbibona uko bishoboka kose. Umutware w'ibyegera by'umwami icya mbere yakoze kindi cyari icyo guhindurira abo bazina amazina yabo, kubera ko buri wese muri abo basore, Daniyeli, Hananiya, Mishayeli na Azariya, bose bari bafite amazina yari afitanye isano n'Imana ya Isirayeli. Bashatse rero kubabwira bati iyo Mana yanyu muyibagirwe, mwaje hano muvuye i Yerusalemu kubera ko Imana yacu yanesheje iyanyu, none guhera uyu munsi muhinduriwe amazina mu y'Abanyababuloni, kandi aya mazina mashyashya azajya bibibutsa. Ku murongo wa karindwi aravuga ngo bahawe andi mazina, ariko ku murongo wa gatanu havuga ko bagombaga gushyirwa mu mahugurwa mu gihe cy'imyaka 3, bagaburirwa ibyo kurya bivuye ku meza y'umwami, kandi bagomba guhamagarwa kandi bakitaba ya mazina mashya. Nyine nk'uko twabivuze, iyi yari gahunda yari yateguwe yo kubakorera iyozabwonko babita andi mazina. Intego yari iyo gutuma abasore b'Abayuda uko ari bane bibagirwa icyo bari cyo, cyashoboraga kuranga uwitwa umuyuda wese, harimo n'Imana ya ba sekuruza. Ariko nk'uko tuzabibona mu nyigisho zizakurikira, Daniyeli na bagenzi be ntabwo bashatse, mbere na mbere ntibashatse kwiyanduza bifatanya n'ibyigirwamana by'i Babuloni. Turabigarukaho mu isomo rikurikiraho. Kandi niba ushaka kumenya uko babigenje kugira ngo itegeko ry'umwami Nebukadineza ryoye gukurikizwa kugira ngo batiyanduza bagacumura Imana yabo, nagira ngo ngusabe uzaze duhuriye kuri uyu murongo mu isomo rikurikira. Tuziga duhereye ku murongo, ku gice cya mbere, umurongo wa 8. Ariko kugira ngo mbabwire mbere yo gusoza iyi nyigisho, ni uko ubutumwa buri muri iyi mirongo 7 ibanza y'igice cya mbere bukomeye ni ubu: twebwe abizeye izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tugomba guhora tuzirikana ko muri iyi si turimo turi abasuhuke. Ntugafate iyi si nk'aho washyitse, kuko byanze bikunze uzayivamo, kandi nuyivamo ufite ahandi uzajya, kandi aho hantu uzajya, niba utarizeye nka Yesu Kristo no gukurikiza ibye, ntabwo ari ahantu heza. Ikibabaje, turi mu isi aho dukikijwe n'abantu n'ibintu n'inshuti n'abo duhuzwa n'akazi. Aho tugenda hose harimo ibintu bihora bitubwira biti nimubeho nk'uko abandi babayeho, nimukore nk'uko abandi bose bakora. Bitabaye gutyo muzagira ingorane, muzasonza, muzambara nabi, muzaryama nabi, bazabaseka, muzahinduka urw'amenyo, cyangwa se muzicwa. Kimwe na Daniyeli, Shadaraki, Meshaki na Abedenego bagenzi be, tuba muri sosiyete ikora uko ishoboye kugira ngo ihindure imyumvire yacu na priorite zacu. Ibyo dutuyemo bidukikije bihora bitubwira buri munsi ngo ngwino ngukorere training, ngwino nkwigishe, ngwino ngukorere training, ngwino
guhugure mu bigezweho. Ibyo tubona byose biba bishaka kudukurura mu ishuri ry'ibigezweho muri iyi si. Yesu Kristo ntabwo ariko atubwira. Yesu Kristo aratubwira ati muhumure, munyizere, ntacyo muzaba. Munyizere kuko nanesheje isi. Mu isi muzagira imibabaro, ariko nimuhumure, nanesheje isi. Kuko yaba umukene, yaba n'uwibwira ko yadamaraye, bose ntawe udatinya gupfa, ntawe utagira guhangayika. Kandi turaninga yo mu ishuri ry'i Babuloni, ariyo iyi si turimo, ntabwo izadukingira isi n'ibigeragezo byayo. Isi iraturembuza buri munsi iti nimunyegere, ibyo ukeneye byose mu mubiri, ku mutima nunyegera nzabikugezaho. Ariko umwami Yesu Kristo aratubwira ati ni njye waje kuba umukiza w'ubugingo bwawe, kuko ni njye wakuremye, ndakuzi, ndagusobanukiwe, ndi Imana, nshobora byose, kandi nzakubwira icyo ukeneye kurusha ibindi byose kugira ngo ubeho. Isi turimo ariko yirakubwira iti ngwino nkubwire uwo uri we, ngwino nkubwire uwo uri we. Ariko Yesu aratubwira ati ngwino nkubwire njyewe Yesu Kristo uwo ndi we, maze unyigireho nk'umwigishwa wanjye. Isi izakubwira iti iyo Mana ntayiriho, nta n'icyo ikumariye, dore uko ubayeho, nyamara n'abatayigira babayeho ndetse babayeho neza. Bazanakubwira ngo iyo Mana ishobora no kuba yarapfuye bashaka kukwisekera. Ariko Yesu Kristo aratubwira ati ndiho, ndi muzima, narapfuye kugira ngo ubeho, kandi ubu ndiho, ndi muzima, kandi nshobora kukuremera andi mateka mashya. Amen, amen. Bene data rero, Yesu Kristo ni muzima. Yesu Kristo yicaye ku ntebe ye y'ubwami, kandi numusaba kukubera umwami n'umurengezi w'ubugingo bwawe, uzabona uburyo azahindura imibereho yawe. Ntabwo nshaka kukubwira ngo niwizera Kristo iby'iyi si iduhamagarira kurarikira byose uzabibona, ariko azaguha amahoro mu mutima wawe, amahoro isi itagira kandi itabasha no gutanga. Imana igufitiye, mwene data, Imana igufitiye ubutumire uyu munsi, irakubwira iti reka guhanga amaso ba Nebukadinezari bo mu isi n'ibyo bifuza kukugaburira, hanga amaso Kristo. Turi mu isi ariko ntabwo turi ab'isi. Isi nigukurura izakujyana nayo. Niba wumva rero umeze nk'umusuhuke muri iyi si, niba ushakisha impamvu y'ibyo ubona muri ibi bihe ntubisobanukirwe, ntiwihebe, kandi ntushakishe training kwa Nebukadinezari no muri iyi si, aho umeze nk'umwimukira, aho ureba isi ikagusiga. Yesu afitiye ubugingo bwawe umugambi. Icyo usabwa ni ugukebuka ukamureba, nawe azagusanga, kuko ari ku muryango arakomanga ku mutima wawe. Nawe azagusanga kandi akwakire nk'umwe mu bigishwa be. Mu kanya turaba twumva iyi ndirimbo, noneho dusenge. reka ngugireho kubw'imbabazi zawe, kera